so hanyuma rero Abedi byagenze gute rero ni dasi hagati mu kibuga uravuga uti abantu bamwe twari tuzi ko agafaranga yakabonye uribuka nibyo twavugaga tuti mbanze yabone kuri konti yanjye ntabwo byari byo Abedi ngira ngo yarahamagawe muri nationale se yari yagiye mu ikipe y'igihugu ndumva we namusanga nta kibazo gihari aha imyitozo yo kuwa kabiri amakuru ahari rero ni dasi aravuga ko Rayon Sport ishobora kongeramo umukinnyi umutoza yababwiye ati nyeneye umukasero uko byagenda kose muri systeme yanjye urumva umutoza aravuga ati ntabwo rishari n'ubusanzwe ntabwo amwemera ariko nta nubwo amwemera nka nimero 6 ntabwo ati nagerageje uwa mbere biranga ejo ni warangije match ubu rero amakuru aravuga ko Rayon Sport ishobora kwigaba ku mukinnyi bita cyangwa se nta nubwo ishobora abamushakira isoko cyangwa se abaganira na Rayon Sport mu minsi ishize b'abakongomani barimo barayiha umukinnyi bita Serge Mukoko Tonombe urumva aho bivugwa ko Rayon Sport ishobora kurekura umukinnyi bita Ntarindwa Aimable kugira ngo igabanye umubare muri abo wagiye muri Jesus Morocco muri AS Kigali ni Jesus Morocco Dukaperi Jesus Morocco Dukaperi uyu we bamwita Serge Mukoko Tonombe akaba nawe ari umukinnyi wabaye muri Tupuisa Mazembe nayo yaherukagamo mu minsi ishize ariko bivuga ko we Tupuisa Mazembe yakinye no muri Tanzania yakinye muri Yanga yakinye muri Vita Club ndeza Renaissance wabo ariko avuye muri Yanga yasubiye muri Tepe Mazembe rero bivuga ko batandukanye uwashatse kubaha uwitwa Otto Sibareke Jean Baleke ari wababwira ati mfite Mukoko Tonombe we noneho ni free agent nta kibazo kiri buzemo cyo kuvuga ngo ibya ITC n'ibiki byose cyangwa se ni bibagora n'ikipe zikwaka amafaranga ni free nawe bivuga ko Rayon Sport ishobora kumuha amafaranga make cyane n'umushahara ibindi uyu nguyu akaba yaza Rayon Sport biravuga ko ishobora kuba yatiza nanone Ntarindwa Aimable binavuga ko ashobora gusubira muri Mukura Victory Sport barumva cyangwa se ahandi arumva mutoza nyine aravuga ko akeneye nimero 6 avuye mu ikipe yitwa Aliba Boluku yo muri Libya niyo yari mu gukina mu mwaka yuko ntayizi none mu cyiciro cya kangahera cyiciro cya mbere Libya Serge Mukoko Tonombe Yanga yamwirukanye mushinja kurya cyagaruswa cyane match za ariko yari umuhanga cyane urera ari mu Rwanda hari match Tadeo Ruwanga yatsinze igitegura yibuka bari bagiye gukinira Kigoma ahubwo amagana Mukoko Tonombe engineer sinibwo yaracyagera oya buretse rekeraho amagana nyabuneka ngo uravuze uti Yanga yamwirukanye mushinja Mukoko Tonombe Yanga yamwirukanye mushinja kurya niko niba umuntu yararyaga kandi ahazi bizacura iki mu gihe azaba ashonje azamera ati azazishyira ku kiranguzo none first Nyamagana tabara nyabuneka magana ibintu bitaragera ngo ndaba nje nari nyeforuma uwo muntu ngo yashinjwe iki oya izindi information zirapfuye izindi zose izindi zose zise babanze muri Yanga Tonombe ariko abazerwa benshi bararya oya banze tubwire uti bazerwa benshi bararya banze tubwire uti Ruvumbu ugeze umushinga none se yavuye hatari ya Kongo nyine ariko ngane ni yari ubuse wamenya niba handi yakinaga atararyaga bazerwa benshi bararya oya ariko banze tubwire uti Yanga yamwirukanye muzizi iki Yanga uwitwa Mukoko Tonombe yabaketse ari abakinyi 3 yirukanamo 2 umwira musigarana ariko nawe sezishize itimukurikira imwirukana yari ifite witwa Juma Shaban wakinaga 2 ifite Yannick Bangara Litombo na Mukoko Tonombe ya Simba ikomeye ya Model Jabakagere na Batadeo Ruwanga niwe batsinze igitego kuri iyo match babatsinda kimwe ku busa kihesheje ikarita itukura match igitangira gikubita umuntu ingumi cya Mukoko Tonombe musigaho nyabuneka kirya rouge Yanga isigara ari 10 engineer sati bari nubundi bambwiye ko mwari y'abakongomani ndakireba rero ahera kuri Tonombe yirukana ndakireba rero ku itariki 8 babangara arahambiriza na bajuma cyane ndakireba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11
gikubita umuntu mugeri mu maso cyangwa Singida uyu president wawe ngo umufana wa Yanga arakize yatavuga ati ndagishaka shaza ukagishyiraho inasi Leonida match Singida babaze igikiziro cy'izindi Yanga itarashoboye kugishyiraho inasi ubu rero niyo yashobora kugishyiraho inasi Yanga ariko yakubise ibangura ko ubuyobozi bwabo bwari bushya amagana nyaboneka amagana Faustin we nakubwiye ngo umuyobozi wa Singida akunda Yanga ariko n'ubwita avuga ati mume nimero yacu kirikara kanyenyeri nkanywigirize umupira arawuzi umuyobozi icyambere Leonida banza wemera umupira we yewaga none wowe ugeze kuri ako kageso uravuga uti Rayon Sport niyo waba uri umuhanga urya ruswa Yanga yamwirukaniye ruswa ntabwo byari ubuswa niyo waba Tepe Mazembe itimwakira vuba ati garuka mu rugo yaragiye ifite bya bindi byango by'amasezerano uba waratishwe ubwo rero niyo waba uri umuhanga ariko urya ruswa byose yari mu bakinnyi ngenderwaho ba Yanga abanaga n'abapapa icyagiye cyabo bari bafite abazayirwa nk'abane na Twisira Kisinda agenda ku ruhande cyane Tike Master baramuguze mu barabo muri Berikani iki rero cya Tonombe engineer sarakirukana ati uri igisambu none rero bivuga ko bamwirukanye yagarutse no muri Yanga iramwirukana na Rayon Sport kuri Bareke arimo arababwira ati iyi ni mari yibunze cyane uwo muntu wabazaniye Bareke ni mumureke wenda muzi namuketse umutoza yavuze ati narindwa n'umwana wanjye ndamuganiriza ariko munzanire gatandatu bakareba rero uri free agent barabona Serge Mukoko Tonombe gusa nuko wenda nuza ya mbere ntago yayikina yacina kuri kazi mwe nanjye Bishop gishyire kuri YouTube Bishop akiyereka abantu amata ko yacu urya ari n'igisoro cyazinze amakabutura utaza n'igisambo muri Rayon Sport kuko cyazakubarwa umuntu wambwiye nigeze kuri TikTok aravuga ati iyo ugendana n'ibisambo bitanu nawe buri cya gatandatu nawe batazagukina bisambo niko ngo bivuze bundi ngo niko bimeze ngo igendana n'ibisambo bitanu nawe buri cya gatandatu ubwo rero nawe uzanye igisambo muri Rayon Sport uzi ko ari cyo nawe waburi cya kabiri ariko ushaka gushyira ingamba z'ubwirinzi rero ariko ingamba z'ubwirinzi ukajya umucunga wabyihoreye ukamucunga rwose ejo wajya kubona ukabona atanitse umugeri mu jisho ry'umukinnyi wa Singida ruboneka cyangwa bahuye cyangwa gatani ku mugeri ruboneka uravuga utireyo aho kugira ngo uzimwigirize ngo abakinnyi bacu bari bariye kumira kare ariko Faustin uzi ko hari igihe tunarenganya n'abasifuzi hari igihe abakinnyi ba hano barya abasifuzi ba Samweli batwagira umukinnyi zamukinnyi yariye we akajya yitonganyisha ugasanga umukinnyi ni igisambo yariye nakubwiye umukinnyi wo muri Kiyovu Sport wigeze gushaka kwihesha ikarita y'umutuku umusifuzi aravuga ati yavuga ati mukamba haguruka sha mukamba na mukamba ajya babimubwira witwa Gervais avuga ati ko mbona wiyahura ku muntu mu biti undi ni umunyezamu ariko simuvuze nzamuvumba bari bakinye na Gasogi ari wasohotse mu izamu ajya kubita umuntu ruje agashaka gukubita umugero umuntu ati urabeshye ubusa ye nta karita y'umutuku nguha ati nabonye wayariye ariko nanjye nayo nguha agatuka umusifuzi uyu musifuzi turabeshyira ubusa nushaka unuke kuri mama ariko nyuma yaje kuyo mwanya yaje kubita umuntu muri centre avuye mu izamu ibyo rero Faustin ukarenganya umusifuzi ngo ahaye ikarita y'umutuku kandi umukinnyi yayiguze umukinnyi yayiguze uyu Tonombe rero mwabantu ko bagura ibitego ariko bagura rushe Imana imuturinde muri reyo ubwo ni muzana kandi akazamo ejo akagira ikiba mutirewone dasi ntiyabwiye zamu cyari gisambo ntabwo watunga umuntu witwa Mutoko Faustin nawe ako kantu usomye iyo uza kukihorera wenda nari kwiga ndetse ariko arakubwira ibyavuzwe muri Tanzania bajya kwiruka ngo biraza yari umukinnyi mwiza bamwemera nk'umukaseri ngenderwaho niwe wari ukomeye muri iriya Yanga we na Twisira Kisinda niyo bantu barekaga Yanga cyane bampenje bavuga ati Mukoko Tonombe n'uwo Shabani ariko abo bakongomani mode ujingo yabakubise igifurumba bareba kubirukana bose icyarimwe babasiga muri kurebe bose uko bari bakomeye ku myanya yabo Anike Bangarasi base bajya muri zazamu Juma Shabani agasubira muri Vita Club Tonombe rero rwose n'ibinyamakuru byinshi byagiye bimyandika ati arifukuzwa na Yanga kabisa sababu ya kupewa rushwa hongo
aje i Kigali rero yaramara amezi abiri atahembwe yahura n'abantu barabambwira ati sha inyota wayishira ute sha oya byo byahita bihuriramo ariko abariyo nabonye kwibwa byo biborohera ubwo nyine niba mwakire nyine nuko nta kundi banagura n'igisambo umutoza none se Leonida wowe uko wirebeye mace ibyo bya nimero 6 turabona byihutira nta byihutira cyane ugutyaza abana rega Faustin impamvu tubikubwira hari ibintu Rayon Sport umutoza ashaka kubikubwira mu marushanwa mpuzamahanga ntabwo yazakina match ya Singida kubera ko registration ya mbere yararangiye yakina match ya kabiri baramutse barenze Singida sibyo muri championnat ariko icyo kintu kitubwire none se uyu we ntuza Ndikumana Selemani we yakina Selemani baramutanze 31 muri deadline ya kafu y'ubusifu Ndikumana Sumana ariho wariho 31 nibwo bagomba kohereza liste ya myanya usigamo se nyine imyanya usigamo bajya kuri registration ya kabiri ntabwo bakina ijonjora ari ribanza bahita bajya ku ijonjora rya kabiri mu gihe nga round ya Singida wajya kuri round yindi bakinjiramo okay